ndashaka kugusobanurira inzoga hamwe uzajya uzinywa uzibara aho kugira ngo zo zikubare zituma urara mu maboko atari ayawe. Ese birashoboka ko wanywa inzoga ntusinde? Cyangwa alcohol test machine bazishyire mu tubari, bazishyire mu modoka n'ahandi hose unywa inzoga abari, cyangwa nawe ubwawe uzajya ubitunze mu rugo. Birashoboka yuko udashobora kuganzwa n'ibiyobyabwenge. Byose ni muri iki kiganiro. Kora subscribe kuri Gisa Foster TV tubane. Nongeye kubasuhuza mwese abakurikira Gisa Foster TV. Nkuko bisanzwe ni Gisa Foster mugiye kubana mu kiganiro cy'uyu munsi. Nkuko mwabyumvishe muri intro, tugiye kuvuga ku kijyanye n'inzoga. Mumaze iminsi mubona amakuru acicikana, abana bakiri bato, urubyiruko, u Rwanda rw'ejo dutegerejeho umusaruro, dutegerejeho kubona ari bo bafata ibyemezo bikomeye, ariko barimo baraganzwa n'agasembuye. Ese ni ukubera iki? Ntabwo ari bariya gusa mwabonye, ntabwo ari bo bonyine, harimo n'abo zamaze gusarika nimba ariko nabyita babaye imbata zabyo. Wenda bariya twabonye baracyafite igaruriro, ariko hari abandi batakirifite. Wenda hari n'abandi uzi bari kwa muganga barimo baravurwa cyangwa se bari kwivuza ingaruka z'ibiyobyabwenge, inzoga, itabi n'ibindi byari byo byose mushobora kuba mukoresha kandi atari akamaro, nako bidafite akamaro, bitanafitiye umubiri akamaro. Ntabwo nje kugukura ku nzoga, nta nubwo nje kukubwira ngo uzireke, ahubwo nahisemo ko tuganira uyu munsi kugira ngo tumenye ubundi inzoga ni iki, inzoga mu mubiri zikoramo iki, zikora gute. Nifuje ko tubiganiraho mu mwanya muto. Umbabarire ntujye kure, nturekera aho ngo kureba ikiganiro utarumva akamaro kazo n'ikibi cyazo. Icy'ingenzi ni uko ushobora kumva iki kiganiro ukacyumvisha na mugenzi wawe, nibura mukaganira mukavuga ngo tujye kunywa rimwe, tujye kunywa kamwe, ariko karaza gukora iki n'iki mu mibiri yacu cyangwa mu mubiri wacu. Nongeye kubaha ikaze rero. Reka nibura turebe ngo ubundi iyo umuntu anyweye inzoga bigenda bite. Iyi nzoga tubona ubwoko bwari bwo bwose, sinshaka kugira uwo nza kwamamariza ataranyishyuye. Ubundi umubiri ugenzura gute inzoga, alcohol, bigenda gute? Ni ukuvuga ngo iyo umubiri wawe wakiriye inzoga, hari ibyiza hari n'ibibi. Ndagaruka ku bibi kuko ari byo birimo biragaragara cyane muri iyi minsi. Ntabwo ndi bugaruke kuko ntabwo birenze 1%, ariko ntabwo navuga ngo inzoga ni mbi bikarangirira aho ngaho gusa, ahubwo harimo ibyiza ntabwo birenze 1%, kuko nicyo cyiza twakavuze. Hari ahandi ushobora kugisanga utagisanze mu nzoga, kuko inzoga ziyo zije kurimbura. Ariko nkuko nabivuze, ntabwo nje gukura abantu ku nzoga, ntabwo ndi umwigisha wo kubwira abantu ngo nimureke kunywa inzoga, ahubwo icyo nje kukubwira nongere mbisubiremo, tuganire. Tera agatebe ubwire mugenzi wawe nawe atera agatebe, tuganire. Inzoga ni iki, ikora iki umubiri? Ubundi umubiri uyakira gute kugira ngo bigere aho umuntu atangira gutekereza no gufata icyemezo atakabaye afata, cyangwa atangire kuyoborwa nazo? Ubundi waba uzi uko bigenda iyo umuntu anyweye inzoga? Ese umubiri ugenzura ute uko inzoga ikoreshwa iyo imaze kugera muri uwo mubiri? Ingaruka ziba ku munywi w'inzoga mu gihe kirekire ni izihe, mu gihe gito ni izihe? Reka tubane muri iki kiganiro, ntujye kure. Abana kenshi bibwira ko iyo umuntu yasinze aribwo aba yanyweye. Oya, dushobora kuba dufite abanywi benshi ariko dufite abasinzi bake, icyo tucyemere. Abantu benshi basigaye ari abanywi, ariko abasinzi kubera n'ibihano biri hano hanze basigaye batinya gusinda, cyangwa bagasindira aho bari burare. Ntabwo mvuze nimba ari mu ngo zabo, ko sinzi nimba ariho banywera. Ashobora kujya ahantu akahanywera akahasindira, ntitumubone mu ruhame. Ariko twongere tugaruke kuri iki kintu, kuki turi kubona abantu bose, cyane cyane urubyiruko, ntabwo mvuze bose, generation y'uyu munsi, kuki iri kwiyahura mu biyobyabwenge, kuki iri kwiyahura mu nzoga? Birimo biragenda gute? Ese ni ikintu batangiye aka kanya? Ni ukuvuga ngo ubundi iyo inzoga imaze kugera mu mubiri wawe,
ugifata ikirahure cy'inzoga iyo ari yo yose unywa, ntabwo nzi iyo ari yo nimba unywa, kuko hari ikintu abantu bajya bitiranya, akavuga ngo nimba nywa rikeri akawayini ngo ntandukanye n'unywa ifuru. Muri bamwe kuko ntabwo ari igikoma si n'icyayi buri murashyira mu mubiri wawe. Ni ukuvuga ngo umuntu iyo anyweye inzoga ni mu kanwa inyura ikamanuka mu gifu direct, iragenda ikajya mu mara yawe uko yakabaye, nta kintu irahindukaho, ijya mu maraso yawe uko yakabaye. Yamara kugera mu maraso yawe, amaraso atangira kuyikwirakwiza mu ngingo zitandukanye ariko nzita, cyangwa se internal organs z'imbere. Hanyuma rero kugira ngo bisobanuke neza, nibura turebe ngo umubiri wakira gute izo nzoga ndi kuvuga. Nivuga ngo mu kanwa, mu gifu, mu mara, nuko n'ibindi byose ariho binyura. Ariko ndashaka kuza kugera hahandi igera kuri rwa rugingo rushobora kukwica utitonze, kuko ubundi ahantu hose inyuze irahangiza. Ariko tubane kugira ngo wumve urwo rugendo inzoga ikora mu mubiri wawe, bikagera hahandi wisanga urimo uragonga amatara n'imikindo, hahandi wisanga umukobwa wiciye ku muhanda urimo urarira, hahandi wisanga n'umwenda wari wambaye utaye, hahandi wisanga umugabo urimo uravuga ibitakabaye bivugwa n'umuntu w'umugabo, umubyeyi urimo uravuga ibyo utakabaye uvuga, cyangwa umuntu ndeba aka kanya urimo urakora ibyo utakabaye ukora. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu anyweye ikiyobya bwenge cyangwa se ikinyobwa gisindisha, ariko mvuga alcohol, ikirimo inyura mu mara uko yakabaye, nta kintu na kimwe umubiri uyihinduraho ako kanya, hanyuma igahita igenda ikajya mu maraso byihuse. Hagati y'iminota 15 na 30 ku muntu utariye irahagije kugira ngo umuntu unyweye inzoga ashonje asinde. Naho uwafashe amafunguro bifata nibura hagati y'iminota 30 n'iminota 60. Impamvu nabwiye ngo ntabwo naje kubabwira ngo mureke inzoga, ahubwo naje ngo twige inzoga ikora gute umubiri wacu. Icyemezo urakifatira. Umuntu utariye ni hagati y'iminota 15 na 30, ariko umuntu wariye hagati y'iminota 30 na 60 rwose gusinda birashoboka. Binyuze rero muri ya maraso atembera mu mubiri wacu, inzoga ihita ikwirakwira mu ngingo zose z'umubiri, cyane cyane umwijima, umutima n'ubwonko. Umwijima, umutima n'ubwonko. Ni ukuvuga ngo iyo inzoga igeze mu mwijima ihindurwa buhoro buhoro n'umwijima ku kigero nibura cya 95%, ari nabyo umubiri usigarana. Naho 5% bisigaye bigasohorwa mu mubiri binyuze mu bihaha, kwa kundi umuntu ahumeka ukumva afite umufuke, ukumva ntiwanamwegera. Binyuze mu mpyiko, ubwo ndavuga mu nkari, hamwe umuntu ajya muri toilette yavamo wasa n'uhengereje umva kubitwa n'icyuko ukiruka. Ndetse no mu ruhu binyuze mu byuya, kumwe umuntu asweating ukumva pe afite ibyuya binuka rwose. Nuko nguko ya 5% isohoka. Ya 95 yindi iba ikurimo yagusigayemo. Wakwibaza uti iyi 95% by'inzoga umubiri ugumana biwugirira akamaro cyangwa birawonona? Nkuko tumaze kubivuga aho ngaho, umuntu urise usimbuka akaza kureba hano, ndamusaba gutangira kugira ngo abyumve neza, sibyo? Nkuko nabibabwiye ntangira, inyura mu ngingo zose ihereye mu mara. Aho inyuze rero hose igenda ihangiza, haba mu mara, ubwonko, umwijima, umutima, urwungano rw'imitsi n'imyakura, umutima ndetse n'urwungano ngogozi rwose muri rusange. Aho hose hagenda hangirika. Ni ukuvuga ngo inzoga zigira ingaruka aho hose maze kukubwira. Ku bwonko ho rero, ku bwonko iyo bigezeyo biba ibindi, kuko ubwonko urumva nibwo buvuga ngo vuga ijambo iri, ukaba ushobora kugenda ntugwe, ukaba ushobora gufata ikintu mu ntoki ukagikomeza, ukaba ushobora kugira judgment muri wowe, kwihitiramo, kugira amahitamo ku gikorwa n'ikidakorwa. Icyo gihe ibyo byose urabitakaza.
kimwe n'urumogi n'ibindi byose wafata iyo bigeze ku bwonko upfa kuba ari ikiyobyabwenge. Nawe utekereza impamvu ibi byose byiswe ibiyobyabwenge. Ikiyobyabwenge, bwa bwenge wari ufite tukureba uri umuntu muzima ntabwo bukibufite bwose. Iyo rero ubwonko bumaze kurengwa n'inzoga ku kigero runaka, bizana izindi ngaruka zirimo gukora nabi, kugenda buhoro, amaso yawe atangira kubona nabi no kwibagirwa. Ikindi, umuntu atangira gutakaza ubushobozi bwo guhuza ibikorwa by'umubiri we no kubigenzura. Ushobora kudandabirana nk'uko nari maze kubivuga, ushobora kubona ibintu no gufata ibyemezo bitandukanye n'ibyo umuntu muzima yakabaye afata, n'ibindi byose. Akamaro kose uzi ku bwonko kaba katangiye guhura n'ikibazo gikomeye cyane. Reka twihuse ntabarambiye turebe ingaruka z'igihe kirekire zigaragara ku muntu unywa ibisindisha. Icyiciro cya mbere ni ikijyanye no kureshywa n'inzoga. Gato reka ngaruke gato mu buzima busanzwe ahangaha atari ukwigisha gusa. Wari wajya ahantu abantu barimo baranywa, wowe ukaba utanywa ibisembuye, noneho ukabona byabateye ikibazo, ahubwo bakakumvisha yuko kuba utanywa ari wowe kibazo. Bati ugiye kutubihiriza, atari ku bundi wasomye watakarahure kamwe kagutwara ikize. Noneho ukabona wowe wumvaga kunywa icyo ushaka ni amahitamo yawe, ahubwo bakumva ntibyakaba ari amahitamo yawe. Ndetse uzumva bamwe banavuga ngo umugabo utanywa reka ngo utazi ngo aho ngo byabereye, uvuga ngo aho abandi bataramira, aho abandi baganira. N'ubundi kubivuga harimo uri kubireba bakavuga tuyu nawe. Ariko nagira nkubwire ngo nta muntu utangira ku ikesi, nta muntu ujya kunywa ngo ahere ku ikesi yose ayinywe. Barakubwira kunywa, ahera kuri ako karahure gato uyu munsi inshuti zawe ziri kukubwira ngo akangaka ukanyweye wabiki. Ujya kunywa itabi ntabwo ahera ku ipaki yose, ahera ku sigareti imwe uko byita simbizi. Ujya kunywa urumogi ntabwo ahera ku simbizi uko bingana. Njya numva bavuga ngo kuroringa, wenda ahera nimba akarongo kamwe, nimba ukuroringa, nimba akabure kamwe simbizi. Ariko nta muntu uhera hejuru, wese ahera hasi nkuko n'ubiga kubara ahera kuri 0 iyo rimwe yimenye na kabiri raza. Uvuga ngo uyu munsi unywa ikirahure kimwe, ejo ukanywa bitatu, ejo ukanywa hafi ikesi. Nabonye hari abana b'abasore bazi kurushanwa ngo ngiye ngo namarize nanjye ngo narenza hwizi. Nuko umuntu atangirira kuri kamwe, ariko nyamara ibyo byose ntabwo bijya bidusiga amahoro. Icyiciro rero cya mbere cy'ingaruka z'igihe kirekire zigaragara ku bantu bakoresha ibisindisha, ku bantu banywa agasembuye n'ibindi biyobyabwenge, ni ukuvuga ngo umuntu atangira kumva agasembuye kamureshya. Hano ni ukuvuga ngo iyo inzoga, iyo alcohol imaze kugera kuri garama 0.7 muri litiro y'amaraso, ufite litiro 5 z'amaraso, muri buri litiro imwe harimo nibura garama 0.7 ya alcohol. Urumva iyo ngano? Alcohol test ngira ngo polisi pima kangahe? Iyo uhushyemo babara 0.4, sinzi neza, ariko niba atari 0.2 0.4 ni hagati aho ngaho. Ababizi muze kubishyira muri comments. Ndabashimiye cyane kandi ko muradukurikira. Abazi neza iriya mashini ya polisi pima ku muntu atanyoye cyangwa yanyoye, kuko ntabwo bapima ko utanyoye, ahubwo bapima ikigero cy'izo wanyoye. Tunabitandukanye kuko hari umuntu kubira ngo nanyweye iki, ngo ariko ngo bampimye undi ngo barampima. No, bapima ikigero cya alcohol iri muri wowe. Rero utazabona umwe afashwe undi ntafatwe uvuge ngo byagenze gute. Oya, ni ukuvuga ngo iyo alcohol imaze kugera kuri 0.7, amagarama 0.7 muri litiro imwe y'amaraso yawe, icyo gihe utangira guhura n'ingaruka nakwita ngo ziri mu cyiciro cya mbere. Ushobora gutangira kumva amarangamutima y'ibyishimo. Buri uzareba umuntu
uze gusa n'ubigerageza ugende wicara ahantu barimo kunywa. Umuntu umaze kunywa nk'agacupa kamwe tubiri ubona atangiye nko kwisetsa amarangamutima y'ibyishimo, ukabona afite umunezero, ukabona aranyuzwe, ukabona arimo ariyumvamo akanyabugabo, arimo aratinyuka, atangiye kuganiriza bataganirizaga, atangiye kwiyegereza abantu. Ntabwo arasinda ariko arimo arajya mu nzira yo gusinda. Aho ni mu cyiciro cya mbere kigaragaza ingano ya alcool iri muri wowe. Ahangaha tunafashe na bagenzi bacu bazinywa kwipima. Nubona hari amarangamutima yawe arimo aragenda ahinduka, ukuvuga kwa kuntu umuntu atangira kumva nimba yararimo nk'uko ndi kuvuga ikinyarwanda, ukumva atangiye kuzamo icyongereza cyinshi n'igifaransa cyinshi n'igiswahili cyinshi, indimi zikaba indimi ariko bikiri bike bike. Mu rugero ushatse wamukoma ukamubwira uti muvandi dutahe, cyane bafite konta ukamubwira uti yimpe ngiye ndi kwinywera amazi cyangwa ji nzi kuza kugucyura. Nibura icyo gihe judgment bigihari, icyo gihe abashobora gufata icyemezo. Mushaka kubiganiraho hakiri kare bitaramurenga. Ubwo ndavuga ku muntu unyweye bisanzwe, atari wa wundi uvuga ngo zihoraho, kuko harimo n'abantu banywa byagera ngo ukabona inzoga zirasa n'izasimbuye amaraso pe, nubwo bitabaho, ariko hari abantu inzoga zamaze gusarika. Gisa naguciye mu ijambo karame, watubwiye ko inzoga utubwira ibibi byazo. Ndacyari kubivuga. Yego, hari n'ibyiza byazo. Reka mbanze ndangiza ibibi. Reka mbanze kuki mushaka kumenya ibyiza. Oya, reka mbanze ndangiza ibibi. Ikiganiro cy'uyu munsi mumbabare mvuge kubi, kuko navuga ngo ndi mu gahinda nk'umubyeyi ko kubona amashusho amaze iminsi atambuka. Ntabwo iki ari cyo kiganiro numvaga nzakurikizaho. Ibibi nibyo byinshi pe. Ngewe nagize ubwoba mbonye ifoto ya mbere iciyeho, video imwe iciyeho, indi nyuzeho, abana b'abakobwa bakiri bato barimo barasinda. Nkibaza n'ukubera iki. Ukiraho wavuze ku bijyanye n'amapoto n'imikindo. Akora kurikira. Icyo kintu gita kinzamo mu mutwe kubera ko nicyo cyari kimazeho iminsi kuri social media. Shano kurikira babaje. Ndakeka ari nacyo cyanaguteye kuba wanakora ikiganiro. Nibyo. Umubyeyi cyane. Wacu cyane. Hari byinshi ugomba kwivugaho. So mu rubyiruko rw'iki gihe hari ibintu byinshi byahindutse paraparo y'urubyiruko rwa kera. So Gisa, nukubera iki urubyiruko rw'iki gihe mwumva ahantu ari kunjyana muze kuhitondera? Ruri mu bantu basinda cyane. Urubyiruko rurasinda kurusha abadata wacu. Muza ahantu arimo aranjyana mu kugereranya generations. Ngo mfate hariyo bitaga ngo ni baby boom irimo bariya babyeyi baturuta, nzengere kuri bayita ngo iki yacu millennium, hanyuma ngere no kuri generation Z. Ibyo byaba ari ukujya kugereranya za generations. Ahubwo ibyiza nge nzabaha umwanya, platform, mwebwe muri generation, sibyo? Zane wenda n'abandi tungana, tuganire mutubwire ikintu cyateye, icyabahadutsemo kiri gutuma mukora ibi n'iki. Si uko natwe twarabere mu gihe cyacu, kuko nta bihe bitagira bubu. Natwe mu gihe cyacu hari abasindaga, ariko ntabwo navuga ngo byari ku rwego ibya none biri. Wenda uyu munsi nimba ari uko ari za social media, ikintu cyose kiraba kikaba cyageze hanze, ntabwo mbizi, sibyo? Reka gato maze ngiye nkomeze ku bibi. Ikibitera cyangwa nanjye muraza kukimbwira, kuko amahirwe undi imbere uri mwese muri kuri kamera kandi muri generation Z, muraza kumfasha mumbwire ikintu cyajemo. Muraza kumbwira ikintu cyajemo, kuko natwe ntabwo twari shyashya. Mutaza kumva turi kuvuga ngo nta bihe bibura bubu, cyo tukivuge. Ariko hano niteka umuntu aterwa gahinda n'ikiba ari kubona cyane iyo ari umubyeyi. Nako niyo ari umunyarwanda azi aho u Rwanda rwavuye naho rugize, hari ikintu uba expectinga kubona. Ariko hano uvuze ngo ratunguye cyane, byaba ari ukwirengagiza ko turi munsi y'ijuru. Ntabwo turi mu bamarayika,
turi mu isi irimo irahinduka irimo iratera imbere mu iterambere n'ibibi bizamo ntabwo byabura yego ahubwo duharanire kubiganza. Reka wenda njye ku cyiciro cya kabiri kuko icya mbere twe tubonye ko umuntu atangira areshywa n'ibisindisha mvuge ngo ni alcool akumva karimo karamureshya arashaka ukanywaho kamara kugera kuri 0.7 garama muri litiro imwe nyine umuntu agatangira kumva ya marangamutima azamuka y'ibyishimo umunezero kwiyegereza abantu indi magatangira kuvugamo nkeya aho ngaho ziba zitaraba nyinshi cyane. Niho nanababwiye ngo nimba muri kumwe umuntu agatangira kugenda ahinduka uko nguko nyabuna mube hafi, nimba ari contact uyimukureho, nimba ari ibyangombwa uyimukureho. Ubwo ndavuga nimba mwajyanye muri nk'ikigare muri inshuti muri famille, menya umuntu wawe kugira ngo umenye uko umufasha hakiri kare ataragera hahandi atakibasha gufata icyemezo na kimwe. Hanyuma icyiciro cya kabiri rero ni ugusinda, navuga ngo byanyabyo. Icyo gihe cya kigero hariya hambere twabonye ko abari munsi ya 0.7, ahanga noneho ubu uri kuri 0.7 garama kugera nibura kuri garama 2 muri litiro imwe y'amaraso yawe niyo alcohol ibimaze kugeramo. Ahangaha ibimenyetso biriyongera. Fata biriya bya mbere maze kuvuga ubyongere. Ni ukuvuga ngo hano ubusanga amaguru atagifata hasi, kumwe umuntu ahagarara akadandabira agatangira kwandika 8 niko twabyitaga kera, nimba ari kuko bakibyita baraza kumbwira. Akananirwa kuvuga, ururimi rukagobwa, umuntu yabwaga neza agatangira kudidimanga, ziba zirimo ziramuka. Ni ukuvuga ngo ahangaha n'amarangamutima harimo ubwo ahinduka, hari abarira, hari abaseka cyane, za ndimi ziriyongera, shaka kididibuza, uwo rutagobwe ruravuga pe rukanyerera ahubwo. Noneho icyiciro cya gatatu cyo ni uguhondobera, ukabona umuntu yari mu kabari yijyanye n'amaguru ye nta kibazo namba afite, ariko ukabona atangiye gutsinda icy'umutwe, arimo aragenda hondobera. Aho ngaho inzoga rwose ziba zamaze kurenga ya za miligarama 2 muri litiro y'amaraso, ndavuga ethanol cyangwa se alcohol iba yamaze kurenga za miligarama 2 nako garama 2 muri litiro imwe y'amaraso. Hanyuma icyiciro rero cya kane ari nacyo navuga ngo ni icyanyuma mu byiciro nari wabwireho kugira ngo umuntu nimba muri kumwe ujye umumenya please. Reka no kuri mvuge ngo tunywe inzoga gisirimu nimba dushaka no kuzinywa, tunywe less ariko munazinywe gisirimu, kuko mugenzi wawe mwajyanye, kuko kenshi usanga nimba muri nka 6 haba harimo nk'umwe cyangwa 2 batarimo baranywa. Please nibura bamaso, cyangwa nawe ugenda umubwira uti ariko ndabona urimo uragenda ugera, ndabona urimo uragenda urenga bya byiciro Foster yatubwiye, urimo uragenda ujya muri iki, uvuye mu cyambere ugiye mu cya kabiri, zana mbe ngufashije ibi, imodoka ubyibagirwe, turashaka umusare cyangwa dutega izindi nazo ziba zihari. Iki gihugu giteye imbere gifite n'imodoka uhamagara kuri telefone kazi kagusanga uri kugeza mu rugo. Wisanga gute mu modoka wanyoye wanasinze? Urugero nkanjye wisanga gute? Urugero nkanjye nsindira mu rugo. murumva ko ikivugo cya Gen Z inyicaye imbere ngusindira he? Mu rugo. Ntugire usagarira. No, nshobora gufata agacupa ku kabari, kuko njyewe nzi ikigero cyizo nshobora kunywa. Unywa nkangahe? Kumenesha ibanga. Inzoga iyo ariyo. Uranahinduranye. Yego, biterwa n'inzoga ndi bunywe iyo ariyo uwo munsi, kuko ntabwo njya mvanga. Biterwa mbese iyo njye mu kabari nkumva ndashaka kunywa mitsingi n'ibitsingi, nakumva nshaka kunywa Jameson. Jameson, ariko nkaba nzi iyo ngomba kunywera mu kabari niyo ngomba kunywera mu rugo. Ntabwo byoroshye pe, ariko none reka tuvuge ngo nta kidashoboka. Nubwo tuvuga ngo ntabwo byoroshye ariko nta kidashoboka. Ni ukuri niba uzi kunywa ugasinda, ugakora ibyo udatuwe ukora, ukavuga ibyo udatuvuga, no, wowe ubwawe urimo urisuzuguza. Ntabwo byari bikwiye. Inzoga wiguriye uzisinde nk'utazongera kuzibona. Come on. Nunasinda sinda wabiteguye, wateguye uri bugutahane, wateguye kuri buhamagara imodoka iri bugucyure, wateguye byose hamwe nta kibazo kiri buhabe. Ariko wari ukwiye guhagarikwa na polisi bakubwira ngo huhamo, bagasanga akuma kakenda guturika,
wari ukwiye kugonga, wari ukwiye gushaka kwica abantu bagiye kuzira icupa wanyoye mutanasangiye, cyangwa ugasenyera umuntu inzu ye kubera ko ngo wanyoye ukamugonga, pano uragonga ipoto, uragonga umukindo, uragonga. Come on, hari ibintu ubundi numva nkavuga inti kuki ubundi wageze aho ngaho, wahageze ute? gisa impamvu mu kinyarwanda cyiza impamvu babyise ibiyobyabwenge, birabuyobya ntabwo ishaka ubugarura. yego. Hanyuma tukiri kuri ibi byiciro, nababwiye cya kindi cya mbere cyo gukururwa n'inzoga, kumva zirimo zirakureshya, ibimenyetso biba bitaraba cyane ngo bikuganze. Nababwiye icya kabiri gusinda bya nyabyo, nababwiye icya gatatu cyo guhondobera, nababwiye n'icya kane. Icya kane nicyo naringezeho, cyo urasinzira noneho cyane. Wari wabona umuntu kuri kontwari arimo agona yijyanye mu kabari? Bibaho ukabona, ukavuga uti nk'ibi ni ibiki. Noneho abatwara imodoka za nijoro batwara abagenzi ba nijoro bo nibo bagowe. Abamotari, abatwara imodoka baragowe, ukabona umuntu bamuziritse ku mugongo wa motari kugira ngo atagwa. Cyakora motari pe mwubawe, mudukorera akazi kenshi cyane. None ukabona umuntu bamutwaye mu modoka kubera ko yasinziriye, yabaye arimo aragenda ayigaruramo, ubwo nanze kuvuga ririya jambo. Umuntu mu mafaranga umwishyuye akajya no mu kinamba gukuramo na ya myanda watejemo. Guys, please, umva murubashywe, namwe nimwiyubahe pe, mureke inzoga ze kubaganza. Birashoboka cyane ko wayinywa ntikuganze. Nabwiye ngo ntabwo naje kubabwira ngo muzireke, kuko mbona kubabwira ngo muzireke n'ubundi ntabwo muzireka. Ahubwo nibura tuganire tumenye, ushobora kuyinywa ntikuganze, ushobora kuyinywa ntigukoresha amabara. Ni ukuvuga ngo muri cya cyiciro cya kane nibyo mu gifaransa bakunze kwita koma etirike. Hano urasinzira ukagerayo pe, ukagerayo. Noneho ahantu abantu badakunze gutekereza cyane nuko kino cyiciro gishobora no gutuma umuntu abura ubuzima. Ngaruke ku bantu bafite uburwayi bwa diabete. Nimba uzi ko ufite indwara y'igisukari, ushatse inzoga wayigendera kure, kuko iyo ugeze hano nta nubwo ari gusinzira gusa, nta nubwo ari yikoma etirike yonyine, ushobora gupfa ukabura ubuzima burundu. Ni ukuvuga ngo ahangaha cya kigero twavugaga cya 0.7 kugeza kuri garama 2 kiba cyarenze, kiba kiri muri garama 3. Garama 3 muri litiro imwe y'amaraso. Hano umuvuduko wawe w'amaraso uramanuka, blood pressure cyangwa tension arterielle yawe iramanuka, ntabwo ibikiri ku 120 kuri 80, iramanuka ikajya munsi. Nimvuga kujya munsi niwumva 100, niwumva 100 kuri 60 na hano na 80 wayisangamo kumanuka. Uramanuka ukajya mu gihe wenda uburwayi bumenyere wari umuvuduko uri hejuru w'amaraso, uwugira uri hasi, ugira hypotension. Mwumva ibyago uri kwishyiramo ku mushara wawe wahembwe, ugahitamo kujya kuwunywera. Ku mafaranga wabonye runaka ugahitamo kujya kuyanywera. Ku muntu wagusengereye, nabo ntabwo nabibagirwa ko bajya basengererwa bakanasinda. Wumva hano ushobora kugera. Icyo kintu uvuze ni nacyo cyanabayeho, nge ndakizi. Ngira ngo hari amakuru yacicikanye mu minsi ashize yabereye Igicumbi. Ngira ngo ushobora kuba mu ntara y'Amajyaruguru. Yego. Umwana baramutegeye, nkuko uvuze ngo uragenda bakakugura bakanagusindisha. Kwa kumva ko wowe umugwi bamuhaye intego yo kunywa. Yego, bamuhaye intego bagenzi ndagira mu kabari. Byarabaye umwana baramutegera inzoga anywa nyinshi, anyweye nyinshi, izo bamutegeye niyazirangiza icyakurikiyeho nizi nzoga zadutse ubu zitujuje n'ubuziranenge muri ture n'izindi zose bamutegeye. Icyabayeho umwana yaratashye, urabyumva, yaratashye, ntabwo yageze mu rugo, yagarukiye nzira, ahubwo agwa mu muhanda kubera ko bwari bwije. Intego ziragwira. Abantu babyutse mu gitondo, abajya kurangura, abajya mu biki, nibo bamubonye. Byarabaye, ndabizi nkunda izijana kushana kuko byabereye. Nihanganishije famiye pe hafi ni wacu. Urumva hari uwo muvuduko umanuka w'amaraso. Urumva harimo inkuru wumva ukabura icyo urenzaho pe, kumva umuntu ashaka kumutegera inzoga zikamwica. Hana we nari nkiri kuri uwo muvuduko, uramanuka, umuvuduko w'amaraso uramanuka ukajya hasi cyane. Guhumeka kwawe biragabanuka,
bijya hasi cyane, ubushyuhe temperature iyi y'umubiri nayo iramanuka ikajya hasi cyane. Ni ukuvuga ngo hano muri iki cyiciro cya kane, iyo umuntu adakurikiranywe n'abaganga ashobora kubipfiramo. Ndagira ngo uyu munsi hano nifuje ko umenya inzoga atari ukumenya kuzireka. Njya nkunda kuvuga ngo nimba waragize amahirwe wenda ukavukira mu barokore bakubwira ngo inzoga ni icyaha, ukaba utazinywa, na amahirwe wagize, ariko si icyemezo wifatiye, kiba ari icyemezo wifatiye, nibyo byaba ari byiza. Uko nabonye umuntu avuye muri ayo madini atabyemera, agenda akaba kahebwa, agakora bya bindi byose byari bibujijwe kubera ko nta ruhare yagize mu gufata icyo cyemezo. Ariko nabwo navuga ngo nibura hari icyo bimara, bicungura nibura iyo myaka yawe. Hanyuma nimba waragize amahirwe yo kwihitiramo kuzireka, congratulation, rwose wagize neza. Ariko uyu munsi none nimba uzinywa, ndagira ngo umenye uko uzinywa, umenye ngo inzoga ni iki. Ese nimba navuye aha n'aha nkaba ntangiye gutekereza kugenda uku gukora uku, ndacyafite gahunda yo kurenzaho irindi cupa, ikindi kirahure, cyangwa narekeraho ngataha? Iki nicyo ngira ngo uyu munsi none tuganireho. Urumva nkubwiye nibura ngo mu cyiciro cya kane aho blood pressure yawe imanuka, ndavuga umuvuduko w'amaraso, guhumeka kwawe nimba wahumekaga neza nk'uko ndi guhumeka, ugatangira kugenda uhumeka gahoro gahoro, gake gake. Niba temperature yawe yari isanzwe y'umubiri, ugatangira kujya hasi, ugatangira kujya mu bukonje, aho ngaho ushobora kwiya ku buzima, ubitewe n'inzoga, sibyo? Ubitewe n'ibisindisha. Ni ukuvuga ngo usibye ibi ndi kuvuga bibaho ku mubiri wawe, bikaba bishobora gukoresha ibitakabaye ukora, bikagira impinduka bitera ku mubiri wawe. Mu busanzwe ubundi inzoga zijyana n'imyitwarire y'umuntu, nayo ubwayo irahinduka ku muntu ukunda kunywa inzoga cyane. Ubusinzi bugenda buhuzwa n'ibintu bitandukanye. Hari impfu zituruka ku mpanuka zo mu muhanda. Uyu munsi ushobora kugonga ipoto n'itara, ejo wagonga umuntu agapfa. Barahari, ibyo ngibyo biraba, ntabwo ari ikintu gishya ndi kubabwira muri kumva mu matwi yanyu. Mu mwaka ntibuka neza nibwo bigeze kuvuga impanuka zigera kuri 40% ziterwa n'impanuka zo mu muhanda, ariko ziba ziturutse ku businzi. Ni ukuvuga ngo hagati nibura ya 25 na 35% ku mpanuka z'imodoka akenshi zibaho bitewe no gusinda. Wumve iyo mibare ukuntu ikomeye cyane, izidatwara ubuzima bw'abantu nizo nkeya, kuko biragoye ko impanuka iba ugasanga nta muntu wabigendeyemo. Ushaka utabigendeyemo ariko ukaburira urugingo rumwe, akaguru, akaboko n'ibindi, cyangwa ushaka no gukoramo ubumuga bwa burundu. 64% nibyo basanze. Ni mu mwaka wuhe 2022 ahari ubushakashatsi bwakozwe mu Rwanda, basanga 64% biri mu bintu, ni mu mpanuka zijya zibaho z'inkongi, ariko ziturutse ku kuba abantu basinze. Ushaka ko wasinze, tuvuga ucanye buje, ucanye iki. Hari ntuzageze kubaho n'ahantu hamwe, ntago ndi buhavuge mu rwego rwo kutinjirira iyo famiye cyane, yari yasinze. Ni kera abantu bakibasha kugenda na essence na za petrole mu nzu byemewe, ariko ubu ngubu ndumva bitakyemewe. Essence mu nzu cyangwa za petrole ntago bikemewe. Yari igendanye arangije cana buje, icyo gihe habaye ibara. Ntabwo yagendanye imba ari essence, niba ari petrole ntabwo nibuka neza, twari abana. Noneho acaniraho buje. Hari n'ahandi byigeze kuba, kuna abantu baparika moto cyangwa ibinyabiziga mu igaraje, noneho uwaririndaga akajya yibamo essence, ariko akaba aninywera no kugasigara. Byarabaye ibyo ndabyibuka. Subyibuka? Ndabyibuka cyane. None warangije ngo nimba byagenze gute, bituma ashaka icyo kumurikisha. Mu mutwe we hazamo gucana ikibiriti ngo amurike. Yari afite ahubwo agasigara. Yego. Esase yikuraga muri moto. Iyo umuntu akura esase muri moto, hari ukuntu afata agacupa. Yego, akakegeza hafi na karibirateri. Noneho we yashakaga kumurika ahubwo ngo arebe aho igeze. Yego. Noneho ahubwo yibagirwa ko afite n'itabi mu kanwa. Abatwitsi garage. Kwa kundi abafite agatabi, noneho abanywa itabi barabizi, twatunuza tugenda tuva tumanuka. N'umuyonga. Umuyonga. Ubuguyemo.
ruba ruhanye inkoyoyo igaraje ryose yatwitse igaraje atwika imodoka rirashya. z'abantu. Ibi byarabaye ntabwo ari Mwumve inkuru, iby'inzoga rero n'ibyo byarabaye. ngibyo. Ni ukuvuga ngo inzoga ni intandaro y'ibyaha pe, ntabwo ari ibanga. Imibare yo sindi bwirirwe nyigaruka. Inzoga ziba intandaro y'ibyaha pe rwose. Umuntu wabaswe n'inzoga bimwongerera ibyago byinshi byo gukora imibonano mpuzabitsina itumvikanyweho ndetse idakingiye, ari nabyo byamugusha mu kwandura indwara zandurira muri iyo mibonano mpuzabitsina idakingiye. Ntabwo urabona ahantu wicaye harebe neza, urebe n'inshuti zawe, uzinyuzemo ijisho, uzitekerezeho. Nta muntu urakubwira ngo barambwiye ngo nateye inda ariko ngo simbyibuka, cyangwa ukumva umukobwa arakubwiye ngo uyu mwana sinzi papa we, ati ririya joro turahana ntabwo nzi ngo nahaye uyu n'uyu n'uyu n'uyu. Come on. abo ndabazi Hari cyane. abana uyu munsi bigoye kumenya papa wabo. Hari abasore uyu munsi bakubwira ati naha wasanga hariyo umwana wanjye, naha wasanga, nawe akaba atari sure. Mwumva igihe uwo mwana utazi se cyangwa uwo mwana utazi ko byagenze azakura akaba umugabo, yahura na mushiki we akarambagiza azi ko ari umukobwa yakunze, kumba ari amaraso arimo arakururana. Umusaza na mushiki bakabana da. Ibintu bibabaje. Biteye n'agahinda. Niyo mpamvu tuvuga ngo inzoga zinywa, ariko nibura menya ngo inzoga zikora iki umubiri, bigenda gute, sibyo? Ni ukuvuga ngo mu ngaruka z'igihe kirekire harimo indwara zitandukanye pe. Harimo kanseri yo mu kanwa. Indwara muri kubona uyu munsi wa none ntabwo ari indwara ziri gupfa kwizana, turimo turazigiramo uruhare. Harimo kanseri yo mu kanwa, harimo kanseri yo mu muhogo, harimo indwara z'umwijima cirrhose, harimo kurwara urwagashya, umutima, harimo indwara zifata urwungano rw'imyakura ndetse n'izijyanye n'imitekerereze n'ubuzima bwo mu mutwe. Ushobora kugira depression, ukiheba, ukagira agahinda gasaze n'ibindi. Mwumva indwara zishobora guterwa n'ingaruka zo kunywa alcohol. Ni ukuvuga ngo agasembuye, umugani wa muhanzi ujya uvuga ngo karimo ibanga pe, kandi ushobora no kugeza ku ndunduro y'ubuzima bwawe. Karimo ibanga. Ni ukuvuga ngo umuntu w'inzoga ubwoko ubwo ari bwo bwose, guhera ku kirahure kimwe ku munsi, yaba divayi, yaba byeri cyangwa inzoga ikomeye, aba afite ibyago byinshi byo kurwara kanseri na ziriya ndwara amaze kubabwira. Impamvu rero ni iyihe? Ni uko ikinyabutabire kiba muri ibi binyobwa byose bisindisha cyitwa ethanol aricyo kiba intandaro yo kurwara kanseri. Ni ukuvuga ngo bimwe abantu bivugisha, nigeze kubikomozaho ntangira ikiganiro, ukabona unywa rikeri yihaye unywa ifuro akamuseka, muri bamwe ntawe umutani, ntibazakubeshya. Icyo kinyabutabire kiba mu bisindisha Agasembuye byose. kose, agasembuye kose. Okay. Yego, rikeri ntabwo ari igikoma, rikeri ntabwo ari icyayi, Na ntabwo ari divayi. inshyushyu. Na divayi. Pfa kubisembuye. Okay. Igisembuye cyose aho kiva kikagera harimo ethanol, kandi ethanol aho inyuze irahangiza. Reka nze gato mbabwire ahantu, ndongera mbasubiriremo ahantu inyura alcohol, hanyuma uhumve neza urugingo ku rugingo, kugira ngo wumve ahantu bigenda byangiza. Kuko biragoye kubona umuntu ni mukuru ashaka kwifatira icyemezo, singiye kuvuga ngo yarize cyangwa ntiyize, ariko umuntu wese ushobora gufata icyemezo ntabwo yari akwiriye gusinda. Umuntu mukuru ushaka kwifatira icyemezo ntiyari akwiriye gusinda. Gusinda mbigereranya no kuzinywa nk'utazongera kuzibona. Yego. Ntuzinyweye bwa nyuma. Nimba uzi kunywa ugasinda, mbese ubwo tuvuge ko umusinzi aba yarengeje urugero cyane. None se niyo mpamvu turimo gutangira, nababwiye ngo ntabwo alcohol test machine ipima utanyoye n'uwanyoye, ipima ikigero cy'inzoga wanyoye. Ni ukuvuga ngo iyo wamaze kurenza urugero, ariko baze kunyibutsa neza nimba ari 0 n'ibice bingahe. Hari 0
turaza kubaza twumve kariya kuma ka polisi uhuhamo ane ni 0.1 kuko dutangira kuzibona neza umuntu ustangira kumukubita iyo yageze kuri iyo ari munsi ya 0.7 nibura 0.7 garama muri litiro imwe y'amaraso yawe aho ngaho kaba katangiye kuba zirivanga cyane. Ndaje gato mbabwira ahantu zinyura hose ni nabivuze ariko ndongera mbisubiremo kugira ngo kuko nabwiye ngo uyu munsi twaje kwiga inzoga icyari cyo nago naje kubabwira kuzireka no je naje ngo mbabwire icyari cyo hanyuma icyemezo wo cyifatira uriya ni mwumva minisitiri w'ubuzima arimo kubakangurira tunywe less ntabwo ari for nothing tunywe less birakwiye pe urubyiruko noneho rwagabanije kunywa yego turarushimiye pe ngenda rushimiye muri abantu barahari abantu bagabanyije kunywa turabashimiye cyane ndanabafite mereye kunyicaye imbere ndamushimiye cyane hanyuma hari abantu batemerewe kunywa inzoga habe na gake habe na gato habe na gake abo ni ababyeyi batwite ababyeyi bonsa abana ingimbi abangavu n'umuntu uri ku miti hari abantu baba bari ku miti imwe n'imwe mujye mubibaza muganga maze uti iyi miti umpaye nemerewe kuba nafata ku gasembuye azaguhakanira nk'abantu bari kuri za antibiyotike ntago rwose mwemerewe agasembuye muhebe kugeza igihe uzakirira uzasubire kwa muganga kwa dogita wawe azakubwira icyo uzakora. Hanyuma rero kimwe mu bintu bifasha mu gihe umuntu yanyweye inzoga inama nakugira nimba kukareka bitakunda nibura amenya ko wariye bihagije nko twabonye yuko umuntu utanyoye asinda hagati minota 15 na 30 umuntu utariye bambe hanyuma umuntu wariye yahaze niba ashaka gusinda hagati minota 30 n'isaha making ashaka ko wariye wanyoye amazi ahagije ni mu gihe wanyweye inzoga ntabwo hangover ivurwa n'icupa hari umuyigeze kumbwira ngo mfite hangover ngo ureka ntumeho kandi kamwe birahita ikira ntabwo hangover ivurwa n'izindi nzoga zubwazo zaguteye ikibazo sibyo noneho sorry nkuce mu ijambo gato yego mbaza nta kibazo abantu uko banywa inzoga ariko imisindire yabo iratandukanye so hari nk'umuntu ushobora kunywa amacupa 5 sibyo wenda ya mitsingi agasinda sibyo hari nundi ushobora kunywa amacupa 10 nasinde biterwa n'iki akenshi aho ngo bituruka ku mubiri w'umuntu n'amaraso y'umuntu hari abantu hari resistance ku nzoga sibyo uzabona nk'abagore bamwe na bamwe si bose hari abagore nabonye bazibasha shagafata konyage sorry ndamamaje akayishyira ku munwa seke hasinde barahari pe ntagire icyaba none ukabona umugabo anyweye peti mitsingi ebyiri araguye yego hari abantu avangwa inzoga bamaze baba bafite nzakababwiraho hari ubushakashatsi bwakozwe hari akantu nzakababwiraho umva ni ikiganiro kirambuye nzababwiraho hari abantu babasha inzoga harimo n'abatazibasha bo barahari baranatandukanye harimo n'uzinywa zikamumena umutwe akarwara umutwe undi akazinywa ntagire icyaba yego barahari harimo n'unywa ugatereka hari ikesi buri wese akayinywa n'undi akayinywa umwe akadandabirana undi ntagire icyaba nabo barahari pe nta nubwo twanabihakana ariko bose hari impamvu ibitera ariko uyu munsi naje kuvuga muri rusange inzoga icyari cyo nicyo zikora mu mubiri kuko nawe niyo utasinda ariko hari ikiba yakoze rero ntabwo inzoga igenda amara amasa ngo ikwinjiremo ngo izasohokemo ngo nta kintu ikoze ntabwo kajya kaburamo ntabwo byakunda nuko uvuga ngo hano nimba nibura wanyoye ndabwira wa muntu ukunda ubuzima bwe yariye abona kunywa sibyo nibura nimba wanasinze nywa amazi ntabwo icupa rivura hangover ntabwo ikindi gisindisha kiza kukuvura ingaruka watewe n'ibisindisha warayifashe nywa amazi nibura nywa amazi na wa mwuka uhumeka na bya byuyubira na za nkarusoba nibura bize kuza ari bizima nkwibuse ko amazi n'ubuzima nukuvuga ngo hanga gufata amafunguro mbere yo kunywa mu bimenye ku bantu banywa nababwiye ngo nago naje kubabwira kuzireka atagira untera ibuye ahubwo naje kubabwira urabona ukwiye gukomeza kuzinywa ukurikije ibyo maze kukubwira byose n'ingaruka zabyo n'ibyo ubona biri kuba ese wowe ukwiye gukomeza kunywa amacupa 10 ese ntiwagabanyaho na kamwe ntiwagabanyaho na 2
niba ufashe ikirahure kimwe ukakimara bibiri icupa ukagera hafi ku ikesi ugamije iki? Nimba atari ukwiyahura cyari gihe ngana ugamije iki? Nimba atari ukwiyahura niki kintu ushaka gukuramo? Noneho kubyo nari nabemereye kubabwira neza nkabarushanyiriza nkabereka ahantu inzoga zinyura, nagashushanyo nari nakoze kanze nkabanyuriremo, nuko vuga ngo ndaza kugahuri ku buhanga bw'ibyuma araza kuza kukabereka. Iyo inzoga uyishyize ku munwa yinjira mu gifu cyawe, mbere vuga ngo ni mu kanwa ikajya mu gifu, inyura mu gifu uko yakabaye ikajya mu mara, yamara kujya mu mara yawe ikajya ahantu hagatatu ijya ni mu maraso. Iyo imaze kujya mu maraso yawe ijya mu bwonko. Ubundi ibintu bigera mu bwonko ni bike, kuko ubwonko hari navuga ngo ni nka barrier bufite ikumira ibintu byinshi, ariko wibaze ko budafite imbaraga zo gukumira alcohol, kubera yuko ni akantu gafite rizo ntoya cyane ishobora kugenda igaca kuri barrier y'ubwonko ikinjiramo. Iyo rero yamaze kugera mu bwonko, ni hahandi twavuze muri cya cyiciro cya mbere utangira judgment yawe itangira kugira ikibazo, gufata icyemezo bikakunanira, ugatangira kugenda uhondobera, ukaza kugera hahandi hakana usinda byanyabyo. Mu bwonko rero yivuyemo, no kuvuga ngo turimo turagenda dukora urugendo step by step ahantu igenda ijya. Mu bwonko nahakane, hagatana ijya ni mu mwijima. Buri umwijima ni urugingo rushaka kubura umubiri wawe ugapfa tukagushyingura. Ijyamo no mu mwijima. Umwijima muri ka kamaro ufite, muri ka kazi ufite umubiri katoroshye, uba ugize surcharge, uhaye kandi kazi katari ngombwa ko kujya kuyungurura kugira ngo nibura wohereze noneho ibindi bizima. No kuvuga ngo ibaze muri wa mumaro w'umwijima ugeretseho na alcohol, ugeretseho na ya ethanol. Wava mu mwijima habakurikiyeho lung na kidneys, ni ibihaha n'impyiko. Hahandi umuntu ahumeka kumva gafuke, mwavugana kumva washyira agapfukamunwa, wagera mu mpyiko ya kwihagarika toilette ukumva n'ibindi bindi, ukumva wahita uyifunga ntihagire undi muntu uzayisubiramo. Nuko nguko inzoga zikakwangiza. Ntabwo uwakoze inzoga sinzi nawe, ntabwo wenda yari afite gahunda wenda yo kumara abantu, ariko twebwe tuzinywa, mwebwe muzinywa nimwe muzabyuzinga. Kuko nuko ritabashyiraho ngo ririca, nagakubwira ngo umare iriya paki yose, ariko usanga umuntu ashyiraho kamwe agashyiraho 2 3 4 ukagira ngo amubwiye ngo amare iriya paki. No, n'abahinze urumogi, ubundi urumogi ruri muri cannabinoid, mu bintu bishobora kwitabazwa gukoreshwa, birakoreshwa nako nta nubwo ari bishobora, bikoreshwa kwa muganga, ariko rwabaye ikiyobya bwenge kubera ko rwakoreshejwe nabi. No kuvuga ngo turebe ibintu byose biri hano ku isi tureba, ushaka guhitamo kubikoresha neza cyangwa guhitamo kubikoresha nabi. Ariko reka ngaruke ku babyeyi b'uyu munsi, nimba umwana washobora gusohoka mu rugo yigenze yambaye neza bakamukugarurira mu maboko yasinze, menya ngo ufite ikibazo gikomeye cyane. Nge ntabwo ntera ibuye ababyeyi nubwo nabo atari shyashya. Twisubiremo natwe ubwacu turebe aba bana turimo kurera, turimo turabarera gute? Aka kantu nkunda kukagarukaho, fungura firigo yawe nimba ufite ubwo bushobozi bwo kuba uyifite, urebe ibintu birimo. Ese iyo bisigiye umwana w'imyaka 13 ubu uzi ko ari bugire ayahe mahitamo? Ashobora kuvuga ati mbona papa na mama bafata kuri ibi, nanjye reka nsomeho numve. No kuvuga ngo umwana atangiye kunywa akiri muto, ni wa wundi uzagera muri ya myaka nicyo kimubwiye akubitamo uducupa 2 3 4 5 6 akumva nta kibazo namba kirimo, kubera ko niko yarezwe, niko yabibonye, sibyo? Ahubwo mureke twisubiremo turebe ngo niki dukwiye kwereka abana bacu, niki dukwiye kubareresha, tutibagiwe ko harimo n'umubyeyi ukora uko ashoboye kose, ariko umwana akanga akamunanira akigira kahebwe da, umwana akamubera rwose undi wundi.
ariko reka tuvuge ngo twite ku buzima bwacu, mureke dukunde ubuzima bwacu kandi duharanire ko ubuzima nta wifuza ko ubuzima bwe bwarangirira muri ICU ari indembe, nta wifuza ko ubuzima bwe bwarangirira muri babandi bafite nyine za ndwara zatewe n'ibisindisha n'ibindi ibyo ari byo byose, sibyo? Reka rero mbashimire mwese abo twabanye, mbabwira ngo nimukore subscribe kuri Gisa Foster, ni YouTube channel ije kugira ngo twige tugire ubuzima bwiza, birashoboka. Ndabashimiye mwese munyereka ko turi kumwe, abakoze subscribe, Imana ikomeze ibahe umugisha, aba likinga, abareba ikiganiro bakagisangiza n'abandi, namwe mushyiraho comments, murabona ko mfata umwanya nkazisoma yewe nkanazisubiza iyo bibaye ngombwa barare nk'ikibazo mwambajijemo, sibyo? Ndabashimiye mbabwira ngo dukomeze tubane, n'ikindi cyose mwumva twaganiraho ni karibu cyane. I'm open ku muntu wese wifuza ko twaganira, ntuzagire ikibazo, duhari kuko niyo mpamvu twaje. Dukomeze tubane, subscribe kuri Gisa Foster TV, naho ubutaha.